Ijambo ry'Imana turasoma mu gitabo cy'Abefeso igice ni cya 6 dusome n'umurongo wa 10. Reka dusome mu izina rya Yesu. Ibisigaye mukomerere mu mwami no mu mbaraga z'ubushobozi bwe bwinshi, mwambare intwaro zose z'Imana kugira ngo mubashe guhagarara mudatsinzwe n'uburiganya bwa Satani. Kuko tudakirana n'abafite amaraso n'umubiri, ahubwo dukirana n'abatware n'abafite ubushobozi. Isi y'umwijima n'imyuka mibi y'ahantu ho mu ijuru. Amen. Haleluya. Imana ishimwe cyane. Iri ni ijambo Pawulo yandikiye Abefeso, arababwira ngo ibisigaye mukomerere mu mwami no mu mbaraga z'ubushobozi bwe bwinshi. Agakiza k'Imana, abona yuko hari ikindi kintu bakwiriye kuba bamenya bafite Imana ishimwe. Natwe twagiriwe neza n'Imana yaduhaye agakiza kayo. Nagira ngo mbabwire aka kanya ngo ibisigaye mukomere mu mbaraga z'Imana. Haleluya. Imana ishimwe cyane. Arangira bango kugira ngo mukomere, mubashe gukomera, kandi murangije byose mubashe no gukomera ku munsi w'Imana. Imana ishimwe cyane. Nagira ngo mbabwire yuko Satani afite uburiganya bwinshi. Satani arafite uburiganya bwinshi. Mukomere mu mbaraga z'Imana, mubashe kunesha, mubashe gutsinda ikibi. Dore Satani ari kurwanya abantu b'Imana, dore ari kubagerageza, dore abateza ibigeragezo bitandukanye. Ariko umuntu wese abe maso kuko Imana nibahereza. Agira ngo dusoze, ariko mbabwira ngo umuntu wese nakomerere mu mbaraga z'Imana. Haleluya. Amen. Hereza ikiganza mugenzi wawe mukire gukomerera mu mbaraga z'Imana. Twumvise kandi nagira ngo mbabwire ngo mu gihe gikwiriye tuzashima Imana ivuga ngo Mana warakabaye nanone na cyane, kuko twayiheje iki icyubahiro, kubera ko tutayize gute twayisoje iki isoni. Haleluya. Rero dusabe Presidente asenga Imana ku ijambo ry'Imana twumvise. Imana nibahereze umugisha. Dusenga Imana. Turagushimye Uwiteka, tugushimira ijambo ryawe ryiza utugejejeho Mana. Uratubwiye ngo Imana yo kwiringirwa, tugushimiye ijambo ryawe, reka rigire umumaro hagati muri twebwe, mu izina rya Yesu. Amen. Amen. Nzahora ndiwe mu bintu byose, ngeze no gufata njya gusura mwene data amaze iminsi arwaye. Basista nari ngukeneye ariko urahari. Muraho neza. Ako se we ntabwo ujya uhoberana. Akajya uhoberana ariko. Oya, haza hari nyibisiriza. Ako se ufite ubuhe bwoba? Ntabwo ariko. Ndi umukristo ariko. Ndi umukristo, nzahora ndiwe. Nkubwire rero, ubu ngubu nanjye mbona ndi umukristo, ariko hari ikintu nshaka kukwereka. Mfite
mfite telefone urabona ko ngiye ndi umukire Shabarakize. amafaranga ndayafite Imana yarakugiriye neza. ngiriya na moto ejo bundi ndagura n'imodoka Yego. turavubyemera ayo ni amafaranga Aba wetora amafaranga. ariko hari ikintu ngushaka Ni igisi? None se yanagukunze kandi genda mwenye boss buri ibintu byose mvuga bashaka guhita mbishyira mu bikorwa ndashaka ko turyamana rimwe Kuryamana ryonyine hama hanyuma rero kuryamana ntabura ubugingo. ako si ubugingo banza wakire telefone iyo telefone ubona ni nziza cyane wifata agaserifi ubanza urebe imbere n'inyuma urumva ni telefone nziza cyane uzi ukuntu urayita irahenze cyane vuga ngo irahenze cyane ese ubwo bugingo uvuga uhenze nk'iyo telefone Akira telefone. reka nkwereke Akira telefone. baretse nkwereke ndagushyiraho n'amafaranga yakira ariko kumbe ahubwo se buriya Akira. Yandutiye byeri. Reka nkubwire. Singi barata. ibyo ngibyo uri kwiratana Gituma Ewa, njyewe ndibuze kubonana nawe. Jewe nk'amama. ibyo kwigize ngahaye amafaranga ngahaye telefone turi buze kubonana nawe tuzabonana kandi genda urumva kandi ndaza kugupangira ariko mani je wangurije mani ayo ndigushete sheta nashijwe mani ihangano nguriza ndagushoresha mukana icyo ndakijyana gatora ikivuga ukirya kirashaka kuyanjya nahangaha yewe ndayasheta ayo ngayo asha nanjye kizaho bitanu aho kinani n'indi yatsinda none hamwe abantu ese ma manze mukino kirasa mushireho ayanyu hano wasajya byose birimo wasajya nako birimo amafaranga isha yeba ni kare muri andi ibihumbi bitanu ariko barabinyanganyije nanjye ntabwo nabyemera reka mbabwire agisamenye mari ubu mwabonye ibiceri imana cyose ari nyabareka mfaze cyangwa ikiro kajye baba reka mbwire muri iyo minsi amafaranga menshi cyane ariko kugira ngo mubone murabizi ko amafaranga avuna urumva ntabwo amafaranga aravuna mani ntabwo mwana tujya tugavuna rero sibyo ndabona ko mwebwe muri abara nagako akandi kabaje akari muri buze kwikara neza urumva bose bashyiraho miliyoni 2 napaka amafaranga miliyoni 2 urumva gakobwa kanyerewe ariko ikintu bifuza se ni bwoko gakobwa mwana si kakandi kakadage mwa we warakabonye yego mwana urakamenya umva mwebwe bahita mugenda mukamfatire urumva mukazari noneho myereke yuko ibyo kambwiye byose ari ubusa ntabwo katuna n'abantu none umwuga wawe ahubwo rero mureke mbabwire urumva twarubatse miliyoni 2 mukazana mpita mbishyura urumva mwebwe muhite mujya mwana cyuyo ngo mwana yari yandiye mwana uyu ngo nta kibazo ndahita mushashura mani ndahita mushashura ntari urumva mwebwe mugende mukorera diro nkuko nyibasabye ubundi nahuye na mwenye mari twatinze kuri twa twikeneye ahubwo tuhe diro neza byari aca hehe kugira ngo tumenye nimugoroba cyari hehe waramubonye mwebwe muhite mumufate mu munzanira ahangaha ni wa mudiri umwana wabo wa mudiri cya kibebi mwana giye gikuna gisenga mwana kibonye cya kibebi mwana nabwo nakira ndi umumarayika miliyoni 2 zanyu
Yindi mwenye mari turangiza kuvuga bitangora kira mu bikorwa aba bari kwigirisha mama nabizi ko twebwe tuzajya dukina ngorane uzanye ibintu bya shitani ndabazi mwana na shitani ngo mwebwe muri ugiradera uyu munsi ni mugoroba tugenda aho gusenga akunda guca ahandi muri kakanze muri gahura marakaza ndahazi okay muri mugenda mu fate urumva umunzanire nanjye ndabana kabisa ndagenda nyitwaye mu ko dusigire mwana nabaze tujye no kwiruhamo mwana Yesu urabona mwana ntangorane mwana mwebwe ntangorane amafaranga ndayafite urumva yandi abari kwikarita ese wakora dira umwana utabanje kwitamo ibyuma sha bana mugende mugure mwitemo ibyuma mwebwe ntangorane sawa bose geragezwa nzi kuzandengera umutima ukomeretse niryo riwukiza ushonje rirawuhaza riruhururushye niryo ngabo yanjye nziza ihora inkingira n'urutare nubakaho n'inzu yanjye itava mana ni wowe wantoranije umpa agakiza kawe unshyira muri uyu murimo umpa kuba umwana wawe ariko ndi kugeragezwa dore satani yanteze imitego myinshi ariko ndagutabaje mana kugira ngo undengere umfashe ungirire neza ni wowe mubyeyi wanjye wavuze kutazasiga wavuze kutazandeka mwami Imana baye mwana wanjye witinya uko Uwiteka ari kumwe nawe uko yarwaniriye Gideyoni nawe agiye kukurwanira kuko ndabona ugiye guhura n'ibigeragezo byinshi ariko Imana izakugenda imbere mwana wanjye witinya kuko wubahishije izina ry'Imana nayo igiye kukurwanirira ari ikigeragezo ugiye gucamo ariko umwami azakurwanirira komeza usenge mwana wanjye dore uregerejwe amen ndagushimiye kuko wumva gusenga kandi nizeye kuzabana nanjye papa izina ryawe nirishimwe amen ubana na Yesu iteka mu ijuru bidutera umunezero bikatwishimisha ariko mana ndagera kuri sabure gafate turakabohe duhanaho ngaho ubona ibyo kwigisha reka mbasabe ikintu kimwe tubwire iki nta kitubwire mbasabe ikintu kimwe umwumva dusenge mureka mbanza mubwire ariko tubwira vuba ubundi mushaka mukora icyo mushaka tubwira ngaho nimureke mbanze senge mushaka mumfate cyangwa mundekure ariko mureke senge Mana nyiringabo Mana ishobora byose Mana yaremye ijuru n'isi iyo mana se mutabazi wacu niwe ufite imbaraga n'ubutware ndaguhamagaye wavuze kuzandengera mu gihe mwanditse abageze ahakomeye ndagutabashe kugira ngo Mana idutabara Mana iturengera diri yakiritse abavuga turayati nta mafaranga mubona amafaranga twigirira mani mudamumfashe mani y'amafaranga Uwiteka Imana ishobora byose reka umuriro wawe reka imbaraga zawe zimanuke zitwike ziburizemo imigambi
uyu mubi mu izina rya ntabwo ari Yesu umuntu mu usanzwe izina rya Yesu Uwiteka Imana ishoboye byose mwami Imana ndagushimiye ko udutabaye ndagushimiye ko udurengeye mu izina rya Yesu mu izina rya Yesu bigenze bite bigenze bite bigenze bite bigenze bite niki kibaye bigenze bite iki kibaye bigenze bite ngaho mbwira bigenze bite bigenze bite ndumva bigenze bite mbwira bari baje kumfata ngo rero ndasenga niko kuhita bamera gutya Imana irantabara mu izina rya Yesu babonye Imana ngaho ni mwihana ibyaha mwihana Imana irabatabaye mwari mupfuye ihana rwose Imana imbabarire Imana imbabarire kwiba Imana imbabarire gusambana Imana imbabarire ahantu hose ngiye ugerageza guhohotera abahisi n'abagenzi Imana imbabarire namwe bene data mu mbabarire Imana ikubabarire natwe turakobare mu izina rya Yesu ntukongere gukora icyaha ukundi ihane nawe Imana mwije imbabarire gufata iby'abandi nkabyiba Imana mwije imbabarire aho ngira gufata abakobwa ku ngufu Imana imbabarire ubujura Imana imbabarire n'uyu nguyu nagambiriye ko yo atari buducike none rwose Imana imbabarire ntago nzongera Imana mwije imbabarire Imana ikubabarire natwe turakobare mu izina rya Yesu ihane nawe kandi Imana imbabarire kuba igisambo Imana imbabarire kunywa itabi Imana imbabarire gutegera abantu bashaka kubagirira nabi Imana imbabarire gukina urusimbi kandi namwe mu mbabarire Imana ikubabarire natwe turakobare mu izina rya Yesu ariko hagira umuntu umwe muri mwe abatubwira impamvu mutubwire uko byagenze ubundi impamvu mwaje kumufata byari biturutse kuki impamvu twaje kumufata ni amafaranga twaba dukorera hari umuntu rwose watwemereye miliyoni 2 kumvaga zitaducika none dufata umwanzuro wo kuza uwo muntu ninde musenyere satani mumuvuge mu izina rya Yesu hagira umuntu bamwita ngo Imana wa mu boss sha mwana wo mukiri ugendera kuri moto ukunda kutunyuraho buri munsi rwose narinzi ko ngiye gukora amafaranga ariko izina ntabwo ngibuka gusa Imana itubabarire pe Imana rwose tubabarire Imana nibababarira ariko Imana irakomeye muyihereze icyubahiro Imana irakomeye uyu nguyu yizeye Imana arayiringira ukora rwose Imana irigaragaje Imana yerekanye gukomera kwayo namwe rero mwihannye ibyaha mugiye kujya muza gusenga mubonye uburyo Imana itabara mwumvise imbaraga z'Imana imbaraga z'Imana iratwika rwose Imana irakombora rwose ukomeze gusenga Imana izakugirira neza ntabwo izagutererana kandi n'aba ngaba nabo bagiye gukomeza urugendo Imana irabababariye kandi igiye kubagirira neza tugiye gusenga Imana rero hanyuma tubaragize Imana kugira ngo ibarengere ibakure muri ibyo byose mwihannye mutazongera kubisubiramo turagushimye Uwiteka Imana turaguhimbaje nyaguhora ku ngoma we iyo intama imwe ibonetse mu ijuru impundu ziravuga Mana dore abangaba nabo urabatoranyije kugira ngo bakore umurimo wawe mu izina rya Yesu ubakuye mu byaha bibi none nubagirire neza ubakomereze mu buntu bwawe ubakomereze mu gakiza kawe ubarinde biriya bisitaza byose Mana ubarinde iriya mitego yose ubarinde biriya bishuko byose bari tuzongera kuko byumvise izina rye rihabwa icyubahiro mu izina rya Yesu amen.